Imyaka 4 yo kurasana imaze guhita. Abarusiya n'abanya-Ukraine bakomeje kumarana bakoresha intwaro za kirimbuzi n'ibindi bitwaro byose biremereye bikomeje guturaguritsa ubutaka bwa Ukraine ndetse no mu Burusiya. Abaturage bakomeje gukwira imishwaro bikoreye ibirago bambuka, abandi barara hanze baba mu mwijima, imbeho n'ubukonje byinshi cyane bikomeza gukwirakwira ndetse no gushwiragiza bamwe mu banya-Ukraine n'abarusiya bakomeje kuba mu mpunzi ndetse no mu nkambi nyinshi cyane. Isi ntabwo yiteye ku kibazo cy'abantu baturage, ahubwo politike na diplomasi bikomeje gukwirakwira ku isi hose. Uburayi bukomeje gutera inkunga igihugu cya Ukraine ngo gikomeze kurasana n'Uburusiya, nyamara Uburusiya nabwo bukomeje kuba ubukombe mu kwihagararaho mu rugamba. Intambara bumazemo imyaka 4 butarasubira inyuma cyangwa se ngo bugaragare ko bwatsinzwe, ahubwo abanyaburayi bateranye intwaro n'indege, ibifaru, amato ndetse n'ibindi byose byinshi cyane n'amasasu kugira ngo bajye gusenya Uburusiya, ariko bikaba byarababanyi bamba. Perezida Vladimir Putin, umuyobozi w'ikirenga gihugu cy'Uburusiya, uyu akomeje kwereka amahanga ko ari perezida udasanzwe nyuma yo kurasana n'abanyaburayi bifatanyije n'abanya-Ukraine igihe kingana n'imyaka 4 bakaba batarabasha kumutsimbura habe na gatoya. Kuri uyu munsi turi kuganira, Uburusiya nabwo bukomeje gutera imbere cyane mu gihe bumaze kugaragaza intwaro nyinshi cyane bufite bwakoresha kuri rugamba bugatsinda. Chancelier mushya w'Ubudage, uyu mugabo udakozwe iby'Uburusiya ko bukomeje gutsinda Ukraine, ni umuyobozi mushyashya utajyumvikana na Vladimir Putin. Ubundi uyu yagaragaye ari kumvikana avuga ndetse anemerera igihugu cya Ukraine ngo kuba cyakoresha intwaro Ubudage bwaba bwaragihaye kugira ngo buzifashishe burasa mu gihugu cy'Uburusiya, ngo noneho abanya-Ukraine bafite uburenganzira bwo gukoresha ibitwaro bikomeye cyane byaba byaratanzwe n'Ubudage mu gihe baba bashaka kurasa mu gihugu cy'Uburusiya, ngo wenda bakarimbura Uburusiya bakabunaga hasi bakabushwanyaguza. Ibi ni bimwe mu bitwaro igihugu cy'Ubudage cyaba cyarahaye igihugu cya Ukraine mu nkunga. Abanyaburayi bakomeje gutera igihugu cya Ukraine kugira ngo gikomeze kurasana n'Uburusiya. Vladimir Zelensky nyuma y'uruzinduko yagiriye i Munich, byarangiye bamwemereye ko agomba kugenda agakoresha ibitwaro bamuhaye, ngo noneho nta mipaka igihari, nta n'ibyo kwihanganira ndetse nta n'ibyo gutegereza, ngo igihe cyaba kigeze kugira ngo abanya-Ukraine bahindure urugamba. Njye muri kumva muri iki kiganiro nitwa Medal. Ukoreshe ya subscribe, comment kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Intambara yamaze kugera ku rundi rwego ndetse maze no guhindura isura. Aha naho abanyaburayi bakomeje gushyira imbaraga nyinshi cyane mu gutera inkunga ya Ukraine gukomeza kurasana n'Abarusiya, abavandimwe baturanye basanzwe bakorana. Ubu indege zigera kuri 80 nizo zimaze gutangwa nk'inkunga. Abanya-Ukraine ngo noneho baba biteguye guhindura urugamba mu kirere, ngo dore ko ku butaka nyuma y'imyaka 4 bari kurasana n'Uburusiya ngo batsinzwe rwose bigaragarira buri umwe wese. Ariko Vladimir Zelensky yakomeje gutanga icyizere ko umunsi umwe azagaruza ubutaka bwose uko bwakabaye Uburusiya bwaba bwaratwaye. Nyamara Abarusiya nabo bararahiye baramiramiza, bavuga neza ko batazigera basubiza cyangwa ngo basubire inyuma, mu gihe Vladimir Zelensky ataremera ko yatsinzwe ngo yemere no kutajya mu gihugu cya OTAN cyangwa se mu muryango w'umwe w'ibihugu bya OTAN. Abanyamerika n'abanyaburayi ntago bigeze basinzira habe na gatoya. Inama za buri munsi amajoro bayaraye bari gutekereza uburyo kibakuraho Putin, ngo ubundi bakiyimikira umuyobozi wabo Uburusiya bakabushwanyaguzamo ibice byinshi, ubundi bakagaragariza isi ko aricyo gihugu gihambaye cyane gikomeye. Ariko Vladimir Putin n'abagenzi be ngo baba bariyemeje guca intege Amerika ndetse n'Uburayi. Isi yose ikabibona ko batagifite imbaraga habe na gatoya. Ibi nibyo byabaye mu gihe kimaze cy'imyaka 4 cyose gishize bari ku rugamba. Nyamara Putin yarabarashara besura, bazanye intwaro nyinshi cyane, iz'ibitangaza, izo mu mazi, izo mu kirere, izo ku butaka. Abasirikare benshi cyane baba bararwanya no rugamba, ngo ariko n'ubundi bikaba bikiri ibintu bikomeye cyane, kuko wabona Ukraine yabasha kwigaranzura Uburusiya mu gihe cy'imyaka 4 gishize. Usibye ko noneho intambara yamaze guhindura isura, ubu indege zirenga 80 nizo zigiye kwitabazwa kugira ngo babashe gutsinda Uburusiya, mu gihe Ababiligi biteguye gutanga nyinshi cyane, Abafaransa, Abongereza, Abadage ndetse n'abandi bose bamaze gutanga indege zabo zizifashishwa mu kugira ngo babashe gutsinda igihugu cy'Uburusiya. Izi ni indege 80 ndetse n'intwaro zizashyirwaho mu gihe bazaba bagiye ku rugamba. Barabizi neza ko Uburusiya bukomeye ndetse buhambaye, ariko ibitwaro by'abanyaburayi nabyo birakomeye cyane. Umuyobozi mushya w'igihugu cy'Ubudage, Merz, uyu ni umuyobozi uherutse kwima ingoma asimbuye Olaf Scholz. Uyu yazanye amatwara amashyashya yo kwemerera Ukraine
gufata ibitwaro bikomeye cyane byaba byaratanzwe n'Ubudage ngo noneho bakajya gucocagura no kurimagura Abarusiya ngo dore ko ngo bigize akaraha kagiye mu gihe cy'imyaka 4. Mu magambo ye yavuze ko Uburayi na Amerika bakwiriye gufatanyiriza hamwe mu kwereka ndetse no kurwanya Vladimir Putin ukomeje gutera ubwoba isi yaranze guhagarika intambara. Ibiganiro ngo nta kintu bimubwiye, aba nabo rero ngo bagamije kumwotsaho umuriro ngo bakamutwikira igihugu Uburusiya bamara kubugira umuyonga ngo wenda Putin umunsi umwe azicara yumve ko nawe yasaba imbabazi ngo ubundi urugamba rugahindura isura. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo noneho inteko nshinga amategeko ye cyane cyane abadepite ngo nabo bakomeje kumwotsa igitutu bamucanaho umuriro bamubwira ko ngo noneho igihe cyo kwinginga no kubembekereza Putin ngo cyaba kirangiye. Donald Trump yagaragaye kenshi agaragariza isi ko ibiganiro byonyine bishobora kuba byakemura intambara mu gihe Vladimir Putin ndetse na Volodymyr Zelensky mugenzi uyobora Ukraine ngo baba bagiye mu biganiro ubundi bakumvikana uburyo bahagarika intambara. Nyamara Putin ngo ibyo ngibyo nta bikozwe ngo bitewe n'inyungu ze zishaka kuburizwamo hagati aho ngaho mu gihe Amerika izungukira muri ibyo biganiro Abarusiya bazaba bagiranye n'abanya-Ukraine. Ibyo byatumye Putin akomeza kujya hejuru ku rugamba ndetse ararwana. Trump nawe aramwinginga, ariko ku itariki ya 25 ubwo Vladimir Putin yarasaga ibitwaro biremereye cyane misile na drone birenga byibuza 190 ku murwa mukuru wa Ukraine, byatumye Donald Trump agira umujinya mwinshi cyane ngo maze yihanangiriza Putin, dore ko mu magambo yashyize ku rukuta rwe rwa X yavuze ko ngo uyu mugabo rwose akomeze no gukora ibintu byinshi biteye ubwoba, we akaba asigaye amubonamo nk'umusazi bitewe n'ibyo akora. Ibi ngo byababaje Abarusiya benshi cyane, ubundi batangaza ko ibyo Trump bari kwivugira ari ibiganiro bisanzwe. Ibyo ngo nta kintu bishobora guhindura ku mbuga y'urugamba ngo ndetse ngo bibe byasubiza umuyobozi w'Uburusiya inyuma cyangwa se bigira icyo byamuteraho ubwoba. Ibi kandi byabaye urugamba rukomeye cyane, dore ko Abanyamerika ngo bamaze kurambirwa uburyo Putin ndetse na Trump bakomeje kwitwara, mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umugabo w'igitinyiro uteye ubwoba cyane ku isi, ariko bakaba atarahagarika Putin ukomeje kurasa abanya-Ukraine igihe cy'imyaka 4 ndetse n'agasuzuguro kenshi cyane. Ibi byatumye bamwe mu badepite ndetse bazwi cyane batangira kwikoma Trump bamubwira ko ngo noneho igihe cyaba kigeze kugira ngo akora inshingano ze nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo bamusaba nta kindi ngo gufatira ibihano bikomeye cyane Vladimir Putin n'Uburusiya bwe, ngo ubundi bakabwicaza bamara kubugeza hasi ngo abanya-Ukraine nabo bakabona ijambo. Nagara abo bonyine kandi abanyaburayi bose ngo barahagurutse, cyane cyane Abongereza na Storm Shadow zabo, Abafaransa n'ibindi bitwaro byose byo mu kirere, Abadage, Ababirigi, abandi benshi cyane bakomeje kwiteranyiriza hamwe ngo barebe uburyo bafashe Ukraine kwigobotora ingoyi bamazemo imyaka 4 uru rugamba rukaba rwarangira, kandi intego yabo bose ni imwe, ngo gutsinda Uburusiya bakavanaho iterabwoba ryabwo. Nyamara Uburusiya bumaze imyaka 4 muri uru rugamba kandi ntiburatsindwa n'umunsi n'umwe, haba mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Abanya-Ukraine bisobanukiwe neza ko urugamba barimo, usibye perezida wabo Volodymyr Zelensky ukomeje kubashora, barabizi neza ko bigoye gutsinda Abarusiya mu gihe bamaze imyaka 4 isi yose batera inkunga amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari yatikiriye kuri uru rugamba. Abasirikare bagiye bahaburira ubuzima ari benshi cyane, ibikorwa remezo byarangiritse, amashanyarazi, amazi ndetse n'ibindi byinshi cyane, amazu y'imiturirwa byararimbutse mu gihe cy'imyaka 4. Nyamara Ukraine ngo ntabwo irumva neza, ngo ikeneye ko Putin yumvisha cyangwa se Volodymyr Zelensky n'utarumva neza akaba akeneye ko Putin ngo amwumvisha kugira ngo abashe gusobanukirwa neza ko urugamba ari injyana muntu kandi intambara isenya aho kugira ngo igire ibyo yubaka. Ibi kandi Abarusiya nabo bazoberewemo cyane, dore ko bamaze igihe basirebura n'intsinzi batsinzemo Abadage mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi ubwo batsindaga Adolf Hitler wari waramaze kwigira akaraha kajya hehe. Ibi Abarusiya babigira nk'intwari ikomeye cyane, maze Abadage bikababaza, akaba ari niyo mpamvu Metz yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwemerera Ukraine kuba yakoresha intwaro bayihaye kugira ngo ijye kurasa mu Burusiya, ngo maze nabo bafashe kwihimura. Intambara ikomeje guhindura indi sura ndetse ikomeje kujya hejuru cyane, dore ko ku butaka Ukraine yatsinzwe, ngo noneho cyaba ari igihe cy'amahirwe akomeye cyane kugira ngo bajye mu kirere. Bigaragara ko umugabo Volodymyr Zelensky ngo noneho yiteguye kuba yatsinda urugamba, ngo dore ko
ku butaka ngo byamunaniye bitewe n'uko abasirikare be bari bake badafite n'imyitozo ihagije ngo ndetse n'intwaro zamugeragaho zamaze gutinda mu nzira, bigatuma abarusiya bawukubita umusubirizo ndetse n'umuhenerezo babirukansa bambutse ibibaya ndetse n'imisozi. Ariko noneho mu kirere indege 80 bifaru ndetse na systeme z'ubwirinzi bw'ikirere ngibi bizamufasha kuba yatsinda abarusiya ubundi abasubiza inyuma yongera asubirana Ukraine. Ciao.